y'ukuri ubwo yemeraga kubambwa ku musaraba amaraso ye niyo yatumenera niyo mpamvu nzahora muririmba Yesu ashimwe. Kuvugana n'abantu bari gukubitwa n'iri zuba biri bworohe. Yesu ashimwe. Turi kumwe. God's voice Imana ibaha umugisha. Niyo navuga ngo amen nanjye nkicara birahagije ubundi mugataha. Muzi impamvu ntabwo numvaga ko ahari dushobora guterana kuko nabonye ko shitani yahagurutse umva akoresha ingufu zose kugira ngo aya materaniro ahari abe yigijweyo, ariko kubera Yesu watsinze turahari. Imana ihimbazwe. Nabonye ibintu bintunguye bidasanzwe, kurwara mu buryo budasanzwe, kandi tumaze igihe turi mu myiteguro y'irivuna. Ubu rero ntabwo ari igihe abantu baba biteze ibibwirizwa by'inzaduka bibaza batazatubwira iki, azatubwiriza iki. Nta wundi tuzavuga ni Yesu, nta kindi tuzavuga uretse urukundo rw'Imana. Uyu munsi ikibwirizwa kigiye gutangira muri gahunda ya 5 kiravuga ngo gutangirira ahakwiye gutangirirwa. Gutangirira ahakwiriye kugira gute? Gutangirirwa. Sibyo jambo muraryumvise? Gutangirira ahakwiriye kugira gute? Gutangirirwa. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mbere yuko twinjira mu byanditswe byera, tugize umugisha wo kuba tugiye kuvugana nawe mu ijambo ryawe. Ntabwo uri Imana y'inyantege nke, uri Imana y'igihangange
izina ryawe rihimbazwe. Bana natwe rero wiyoborere aya materaniro, kandi Mwuka Wera agende hagati muri twe atwumvishe icyo tubwira mu byanditswe byera, mu izina rya Yesu. Ntabwo turi bumare umwanya muremure, ariko ndagira ngo mbaze abantu muri aha ngaha, mwese ndabona musa neza, kandi ni ikigaragaza ko mwakarabye. Ino se amazi ntahari? Abatuye inaha amazi arahari? Abavuye i Kigali mwabashe gukaraba? Ngiye kubabaza ikibazo kandi kirimo n'ikizamini. Ngiye guhamagara umuntu umwe mu mumpere mikrofone kugira ngo ariko yegere hano imbere aho abantu bamubona neza, kuko ntabwo nifuza ko abonwa n'abaraha, ahubwo n'abo mu mahanga bagomba kumubona. Naze hano njya tungura umuntu sere enda hano nyaru mumpere mikrofone, mumpere mikrofone. Aya materaniro arasabirwa n'amahanga yose, ntimugire ngo ni mu Rwanda gusa. Ndagira ngo nkubaze, iyo ukaraba uhera he? Iyo nkaraba mpera mu mutwe. Genda wicarire, urakoze. Ndashaka umudamu. Ngaho ngwino. Ubu nyine ndagira ngo numve ibisubizo, sibyo? Tubwire, iyo uri gukaraba uhera he? Mpera ku maguru. Urakoze cyane. Uriya umwe ahera mu mutwe, undi agahera hehe? Ngaho none dogita yigira hino hano imbere, wene uriya ni muganga, wenda we agira icyo adufasha. Ariko ikiburiza cyacu kiravuga ngo kugira gute? Gutangiriraho kugira gute? Kereka niba bagadamu bahera ku maguru, ariko jyewe mbera mu mutwe manura. Urakoze cyane. Yewe se bano bantu ntibashubije, hari undi se ufite handi harenzaho? Ndabona Isaka nyaruko dufashe igira hino. Iyo ukaraba uhera he? Mu ntoki. Urakoze cyane. Iyo ari ati jewe iyo ndi gukaraba cyangwa kwiyuhagira mpera mu ntoki. Okay, murakoza. Intoki zo birumvikana, yereka tube turekeye aho ngaho. Ariko ikibwirizwa cyacu ravuga ngo gutangiriraho kugira gute? Gutangirira. Ninde muntu muri mwe warigeze aribwa n'isabune mu jisho mu maso? Ninde? Ni hafi ya mwese, nibyo? Ariko buriya muzi aho biba byapfiriye? Nuvuga ngo ukaraba uwiyuhagira ahera mu maso. Uwiyuhagira ahera mu maso. Iyo wamaze kuhera mu maso, akaba ari ubanza kuhagira, aho isabune yanyuze isukura amaso, nta yindi sabune yongera kuhanyura. Ibyo rero biba bikubereye urukingo rutuma nta sabune ishobora kuva mu mutwe cyangwa se ahandi ngo ize kumanuka igende igere mu maso, kubera ko ijisho niryo mboni y'umubiri wose, niryo ribasha gutuma ubasha kwitegereza ikintu cyose ukora. Ahari ni isomo rishya, ariko nibwo bumenyi bw'ibanze bujyanye n'uburyo bwo gusukura umubiri w'umuntu. Buriya rero ikibazo gikomeye isi ifite n'abantu bafite muri rusange, twayobewe aho gutangirira ahariho. Ibyo dukora byose twagiye dutangirira hadakwiye gutangirirwa. Buriya n'Imana nicyo yabanje kumenya aho ikwiye guhera. Niyo mpamvu na Bibiliya ubwayo muzabona ifite igitabo ubwacyo nacyo cyitwa ngo iki? Itangiriro ry'ibintu. Intango, itangiriro. Uramutse ubonye umuntu ari guhinga uyu musozi wa mu Kigali, akavuga ati ngomba guhinga kandi ikivi cyanjye nzacyusiriza, ngo kigomba kuba kigaragara kugeza mu mpinga. Ariko ikibazo kikaba icyuko ubona ahinga amacuri, byafashe isuka agahagara mu mpinga mu Kigali, agahinga areba ikijyepfo. Ngira ngo icyo wakora ubaye uri umuntu muzima wahunga. Gutangirira ahakwiye kugira gute? Gutangirira. Ese ni mpamvu ki muri ibi byigisho tuzarebera hamwe, ni mpamvu ki
mwenda idakura, byapfiriye. twaraje dukora ingano, dukata ibyondo, tubumba amatafari, turabatiza. kuki mwenda idakura? byagenze bite? ariko usiretse mwendo yonyine, kuki abizera baducika mu nsengero bazivuyemo bakagenda? hari abahoze basenga bari mu nsengero bagiye mu tubari, ese barahari cyangwa ntibahari? hari abagiye hirya no hino mu bikorwa bitandukanye bizira, kandi bahoze batwarira ijambo, batwara Bibiliya. byapfiriye he? ikibazo ni ugutangirira ahadakwiye gutangirirwa, abantu bakibagirwa intangiriro iyo ariyo. gutangirira ahakwiye gutangirirwa. ikintu cyose niko kimera, niko gikorwa. Imana mbere yo kurema umuntu yabanje gutegura umushinga. uwo mushinga Imana yateguye tubona mu itangiriro, igice cya mbere, umurongo wa mbere. Bibiliya bitubwira neza, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'iki? se mwahabonye? ni ukwanditse, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'iki? yabanje gushyiraho, guteguraho ibyo izakora bindi bizajya. isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. umucyo ugira ute? ubaho. ariko bwa mbere Imana yabanje kurema ijuru, ibanza kurema isi. Bibiliya itweretse isi hano ngo ari umubumbe uzengurutswe n'amazi, umubumbe umeze nk'igi ariko udafite ishusho. burya ishusho y'ikintu igaragazwa n'ibikigize. ishusho y'ahantu igaragazwa n'abahari, n'abahatuye. ishusho y'umuryango igaragazwa n'abawugize. ishusho y'itorero igaragazwa n'abaririmo. ishusho y'igihugu igaragazwa n'abenegihugu. babajwe n'umuntu utazaboneka muri aya materaniro. tuzinjira mu matora, tuzinjira mu matora, turebe umuntu agomba kwiyandikisha ate, umukandida muzima arobanurwa ate. nubwo ntari mu nteko ibishinzwe, ariko tuzajya hano tubisanzure, tubishyire hariya kugira ngo umuntu wese amenye uko azatora. umuntu uzabura muri aya materaniro azaba nkomeye. murarika abayobozi, murarika ab'inzego z'ibanze, abajyanama b'ubuzima baze. hari umuhanga uruta abahanga wahishuye ibintu byose kugira ngo tujye tumenya aho dutangirira, si kugira ngo utore igisambo wumve ngo yayatorokanye. hari igisambo kandi abantu bamugiye inyuma bagatonda umurongo ngo yose ngo banyihaye ividuye. nta n'isoni. tumva gutangira hagomba gutangirira. ubu abantu benshi bafite ikibazo cyo kubura ibiribwa mu mirima. kubera iki? baraje batera isoya aho zidahingwa, kandi bagafata ahagombye kujya ibijumba bakakira ibishyimbo, ugasanga ibintu byose ni macuri. Imana yabanje gutegura umushinga, itegura aho ikintu cyose kizajya, maze irangije irema ijuru n'isi. ngo isi yari itagira ishusho. umva, uretse n'isi ubwayo n'ubu hari abantu badafite ishusho, baremwe n'Imana. Imana nta kitakoze, ariko nta shusho. nubwo yagerageza kwiyuhagira akitunganya nk'uko yewe n'amabwiriza akakoresha, ariko nta shusho. birapfira he? kuki abantu badafite ishusho? kuki umuntu adafite icyerekezo? birapfira he? uyu munsi ndi mu iriburiro, ntabwo igihe cyo kubwiriza kiragera. ni iriburiro, turi mu nteruro. birapfira he? byapfiriye. gutangira hakwiye gutangirirwa. ariko umva, birababaje kugira ngo uzane umugore ugasanga ntazi gusasa, kubera ko ntiyigeze amenya aho bagomba kugira gute.
gutangirira, ugasanga ntazi guteka, ntazi aho gutangirira, ingo zirasenyuka zizirike, si aho bipfira se, n'ibindi n'ibindi. Imana yo irangije ngo isi yari itagira iki, ariko igiye kuyiha iki, ikitagiraga ishusho kigiye guhabwa iki, ishusho. Iki gitabo ndagira mbabwire, dore ikiganza cy'Imana gikata umunyabyaha kigatuma utagiraga ishusho ayigira. Haleluya. Dore ngiki kikata umunyabyaha nk'uko umubumbyi akata ibumba akarinoza rwose, ukagerageza kureba ukuvanamo utubuye, intirimwa n'ibindi byose ukabivanamo. Iri jambo riragukata rikakunogereza, byarangiza ukavamo igikoresho kizima gihimbaza Imana, ugahesha Imana icyubahiro. Uburyo rero ikiganza cy'Imana gikora muri iri jambo nibyo tuzareba muri ibyumweru bibiri. Ntabwo ukwiye kubyumva wenyine, kuko ni ngombwa yuko urarika abandi, ni ngombwa yuko uhamagara abandi, yewe nubwo yaba ari ruharwa. Ndashima Imana, ndashima Imana. Haleluya. Ndashima Imana. Mbabwire, niba bibananiye Imana igiye gukoresha abanyamahanga, niba byanze Imana irahagurutsa abandi. Mu gihe nasabaga abantu kugira ngo badufashe muri aya materaniro, ndagira mabwire, nabonye inkunga z'abayisilamu batatu. Amen. Abasilamu bangahe? Batatu. Umwe we yambwiye ijambo rikomeye cyane, aravuze ati numvaga ngomba gushyigikira uko mbishoboye, ariko ntibinkundiye, ariko uko nabyifuzaga siko mbikoze. Genda pasitoro wacu uvugira Imana. Amen. Imana yangejeje nanjye ntabizi. Wowe uri pasitoro wacu, ugenda ukorera iki Imana. Barashaka ko Yesu agira ate avugwa, kandi ntabasira. Ngaho rero wese ko mutavuga, mugize ubwoba asa nimwe babwiye nabaki, kandi barashaka ko Yesu yererezwa. Haleluya. None wowe urifasha utangwa, ariko ngo ibyo bintu ngo ariko ubone ngo bizagenda biti, ariko ngo mwendo ngo uretse mubirebe, mwaranze none murebe uburyo Imana igiye gukora umurimo. Reka ejo bundi bazaze barebe batari ko wa mugani, aba bantu twashatse ko bamenya Imana bibigeze, mubone batonze umurongo baje aha, muzajya muzajya he, muzabigenza muti? Reka rero babasinzi bamutubari wabonaga agenda yitegaza atari ko sha, ati ubundi wa mugani kuki mwinjiye mu bintu mujandajanda, baza babatwara inshingano. None babandi umuntu yaciragaho iteka, Imana irangije ibona yuko nta kintu gishobora kubaho hatariho umucyo. Imana iravuga ngo habeho iki. Ndagira ngo bambaze, mbese umwijima wagumyeho? Bibiliya iravuga ngo umucyo ugira ute uba. Gutangirira ahagomba gutangirira. Imana yashimye yuko umuntu wese amenya ko hagomba kubaho aho gutangirira, kandi ibi byose Imana yabikoze bishingiye ku magambo yanejeje cyane aboneka mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ku ipaje 14. Mwumve aya magambo. Imana ni urukundo. Niba ubwiriza, bwiriza bishingiye ku rukundo. Niba urarika, rarika bishingiye ku ki? Ku rukundo. Niba uhumuriza umuntu ashingiye ku ki? Ku rukundo. Mwumve aya magambo. Imana ni urukundo. Kamere yayo n'amategeko yayo ni urukundo. Haleluya. Niko byahoze, ngo niko byagize gute? Harimo abantu bitwa gutya. Hari umuntu ujya kumva yitwa niko byahoze, ariko umumvira ijambo ngo niko byagize gute? Niko byahoze, kandi niko bizahora iteka ryose. Ikintu cyose Imana yaremye cyerekana imbaraga z'urukundo rutagira akagero. Amateka y'intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi uhereye igihe yatangire mu ijuru, nayo yerekana urukundo rw'Imana rudahinduka. Haleluya. Ibintu byose bishingiye ku rukundo rw'iki? Rw'Imana. Imana ishaka yuko tuyigira ishusho. Imana ishaka ko tumenya aho gutangira hariho.
buriya rero hari abo turarika, mbese mwarararitse, reka ndebe niba hari umushyitsi uri hano. Hari umushyitsi uri hano wararitswe ngo aze muri aya materaniro adasanzwe ari umudiventisti umunsi wa karindwi? Hari uhari? Niba wenda wabona ngize umugisha nkabona umwe. Nta n'umwe. Ntawe mbona. Hari ikiganza mwabonye? Hari uhari se? Hari? Hari urimo? Hari? Urahari? Imana iguhe umugisha. None ndeba izubukuntu rimugirira nabi rwose. Mwamushakiraga ahantu yicara. Ngwino mwereka ahantu wicarira. Imuka rwose. Ngwino wicara ahantu hatari izuba. Mwemere umuririmbyi umwe agende rimukubite, ariko umushyitsi abona aho yicara. Rwose. Ese mwazanye umushyitsi, izuba ririmo riramukubita, ameze kuriya. Noneho nimurangiza muvuga ngo haleluya amina. Dore ibyo mvuga. Kutumenya aho gutangirira. Nese uzamubwira ngo ejo ugaruke kandi avuga ati nagiye izuba riramena agahanga. Gutangirira hagomba gutangirira. None se azagaruka ati? None se azazana undi gute? Iyo keya irihe? Noneho icyo mbaza ni iki ngiki, mbese abararikwa barahari cyangwa ntabahari? Sinzi niba turi kumwe. Abo kurarika barahari cyangwa ntabahari? Niyo mpamvu ngiye gusubika ikibwirizo. Ndabwiriza ari uko bageza. Byose abararikwa bagize gute? Barahari. Babuze ubahamagara, babuze ubararika. Ndi bukomeze ikibwirizwa bagarutse, baje mubazanye. Niyo yaba ari mu murima ahinga, mujyeyo. Niba ari no ku kabari, mujyeyo. Ariko niho babasomye ngo mwemere. Ibi ni ibiki? Gutangirira hakwiye kugira gute? Gutangirirwa. Reka tujye muri Bibiliya. Ndi bubwirize bageza. Tujye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Igice cya mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Igice cya mbere. Abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho kibyemewe natwe rwose. Mwumve. Uyu ni Dogiteri Luka uri kuvuga aya magambo. Nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere na mbere bigitangira, babyibonera ubwabo, kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Munyumvire, uyu murongo ndawugarukaho, tusubiremo muwumve. Abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho. Iyo bavuze imvaho ubwo numva ngo ni inkuru y'impamo. Kibyemewe natwe rwose. Mwumve, hano hari ibintu turi kubonamo muri uyu murongo. Niyo mpamvu ngo gutangiriraho kugira gute? Gutangirira. Luka hano avuga ngo abantu benshi batandukanye bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho cyangwa inkuru y'impamo. Kibyemewe natwe rwose. Ngo bamaze kugira ibyo bemera, bamaze kugira ibyo bizera. Ariko noneho muri uko kubyemera no kubyizera, hari abagerageje gukusanya no gushyira hamwe inkuru zigendanye n'ibyo bemeye mu buryo busobanutse. Nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere bigitangira, babyibonera ubwabo, kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza, uni Dr. Luka, mereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana wowe Teofilo mwiza rwose, kugira ngo umenye ibyo wigishijwe ko ari iby'ukuri. Amen. Ngo umenye ibyo wigishijwe ko ari iby'iki? Ari iby'ukuri. Wumve hano uru rugendo rurimo. Luka ari kugerageza gufasha Teofilo kugira ngo amenye ibyiringiro bye, ibi bikubiyemo uko byagiye bikurikirana uhereye ku cya mbere kugeza ku cyaherutse. None se wowe wicaye aha, wowe watijwe mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi, cyangwa se n'ahandi hose uzi ibyo urimo, intango yabyo, uko byatangiye, uko byakurikiranye, aho ugeze n'ikizaheruka. Ese urugendo urimo uzi iyo rugana?
byaba bibabaje kwinjira muri bisi utazi icyerekezo cyayo, ukabona abantu bafite ubwato, ati mbonye ubwato kuri Nyabarongo burimo buragenda, ukagenda ukajyamo bagaturira utazi iyo bugiye. Niba ubonye umuntu ahamagara abagenzi ngo muze turagenda, wabanje ukamenya icyerekezo, mbese wamenya aho gutangirira ku buryo wenda uvuga uti nzi naho bizasoreza. Kumenya aho gutangira hariho, gutangira akwiye gutangirwa. Hano rukaranga ko uwo ari gufasha azayoba, aranga uwo ari gufasha Teofile ko yazahura na kidobya. Muri iteraniro wabona turi kumwe n'umuntu wigeze gupfusha ubukwe, akaba yararambagije bwageze hagati bugapfa. Birashoboka umutambwira? Ese byashoboka? Waba wararambagije we, ariko nimugire ngo impamvu muri gutinya nuko muri kuvuga muti wabona avuze ngo ninde ngo ashyire oya. Ariko byese byashoboka yuko warambagiza bugapfa bugeze hagati. Uzi ko hariho n'umuntu uza akagura ahantu, barangiza bati rero uramenya ahantu afite nyiraho, yaraguze n'abateka, mbese bibaho amafaranga akaba arahiye rwose. Ngo menya aho gutangirira, menya aho ibintu bigomba gukorerwa, menya umurongo wabyo. Hari abantu benshi bari hanze aha, bari mu matora atandukanye, bari mu madini atandukanye, bari mu nsengero zitandukanye, babonye abandi biruka bariruka, babonye abandi burira barurira, babonye bitera hejuru bitera hejuru, ariko mu by'ukuri ntibazi iyo ubwato bugana, ntibazi iyo gari ya moshi igana, ntibazi iyo modoka igana, ntibazi icyerekezo. Barimo gusa. Aya mavuna Imana yo mu ijuru byumve. Umuntu waje muri uru bwato atazi iyo bugana, byibuze bizasoza amenye icyerekezo, afata umwanzuro. Hari abaririmbyi dufite mu makorari babonye abandi barimba arasimbuka ajyamo, ariko Imana itugiriye buntu. Umva ndabararitse namwe ubwanyu muzaboneke, nibisoza uzafata umwanzuro umenya aho ugana. Kumenya itangiriro. Isomo tuzagarukaho kenshi riri no kuri iriya banderore mwabonye no ku matangazo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, uyu Dr. Luka twavugaga, wari umwe mu bigishwa ba Yesu akaba n'intumwa ye. Igice cya 10 umurongo wa 37, aramusubiza ati nuwamugiriye imbabazi. Ubona wamugiriye iki? Nuwamugiriye iki? Yesu aramubwira ati genda nawe ugira ute? Genda nawe ugira ute? Twabonye yuko ngo Imana ari urukundo, kamere yayo n'amategeko yayo nabyo ni iki? Ni urukundo. Kuba wabasha kurarika umuntu nabyo ni urukundo. Kuba wabasha kwereka umuntu icyerekezo ni urukundo. Kuba wabasha guhamagara umuntu, kuba wabasha kwita ku muntu nabyo ni urukundo. Turararikirwa kugira ngo tubashe kumenya itangiriro. Itangiriro rero ry'umurimo, itangiriro ry'ivugabutumwa ni uguhamagara, ni ukurarika. Nubwo tuzabigeraho imbere, ni ukurarika bagomba kuza mu birori, ni ukurarika bagomba kuza bakumva, bagatega amatwi. Dukwiye kumenya aho gutangirira. Ntabwo tuje hano kugira ngo turye umunyenga, nituje hano kugira ngo twumve indirimbo, nituje hano kugira oya. Ntabwo waserebura urugamba rutaragira gute turasoza. Tangirira aho gutangirira. Imana idufashe kuri aya manywa, ubwo tugiye kwinjira mu ngo, tukinjira muri za ofisi cyangwa se muri za biro simbizi, tukaganiriza abantu. Twe kugira ikidukanga, twahawe uburenganzira mu izina rya Yesu. Amen. Ijuru bwaryo ryaratwemereye, ariko n'abayobozi barasinye, bamenyesha inzego za polisi, bamenyesha akarere ka Nyarugenge, bivuga ngo ibyangombwa byaratanzwe ngo uyu murimo mugiye gukora imwendo Imana izabaherekeza. Amen. Dufite icyangombwa cyasinyweho n'Imana
cy'ijuru dufite n'icyangombwa cyo mu isi. Ubwo rero nuvuga ngo turi nka Daniyeli. Daniyeli avuze ngo nta kibazo Mana afite imbere yawe n'imbere y'abantu, ntacyo ngize ne, yaba imbere yawe n'imbere y'Imana. Nuvuga ngo urubanza ubu tutagize icyo dukora, ngo turarike abantu baze begerezwa Imana, bamenye uko bakwiye gukandukira abayobozi, bamenye uko bagomba kuba abaturage beza. Umva, ibisambo bikwiye gucika, abasinzi bakwiye gucika, abarozi bakwiye gucika, abasambanyi bakwiye gucika, ariko bizagirwamo uruhare n'abandi. Nuko tubararikira kugira ngo baze muri iri teraniro, nuko tubararikira kugira ngo baze bumve ijambo ry'Imana. Niba uburenganzira bwaratanzwe tukaba twarasenze tukabyereka Imana, Imana ikabishima n'abayobozi bakabishima, niki kigutindije kugira ngo urarike abantu ngo baze bumve ijambo ry'Imana? Umwuka w'Imana bane natwe, umwuka w'Imana dutinyure, umuntu wese yumve ko ari inshingano ye, maze duhaguruke tugende duhamagara abagize gute, abazimiye, tugende tubararike tubazane kugira ngo kwerezo icyubahiro kizabe cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Tujye dusabira abazimiye bahabiye kure y'Imana, tubahinduze ubutumwa bwiza bamenye abakunda. Tujye hose usanga abantu bose tugarurire Imana bazimiye, tubanemo Yesu wataye abanyabyaha. Urakoze Mana yacu, tugushimiye ijambo ryawe twumviye aha hantu kuri uyu musozi, tukaba turarikiye kugira ngo tumenye aho gutangirira ahariho. Udufashe kugira ngo Nyagasani byose bikorwe neza muri gahunda, tugende dushorewe nawe, tuvuge tumurikiwe nawe, kandi ku iherezo Nyagasani umusaruro nuboneka icyubahiro kizabe cyawe. Tuzi ko ahantu uzahakorera ibitangaza, uburyo bwose umwanzi yarwana tuzi ko ari umurwanyi ariko si umuneshi. Yesu yaratsinze kandi azahora atsinda. Udufashe mwa Imana kugira ngo tugende turi munsi y'ibendera rya Emmanuel umuneshi, kugira ngo mwa Imana aya materaniro azasoze ubwiza bwawe bugaragara ahantu. Buri muntu wese umwereze uyu murimo, kugira ngo Data mwiza twumve yuko dushyigikiwe n'ijuru, maze ibyo ushaka ari byo bibaho, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen.